Bibwire bakwita nde mukecuru? Kodorosera Nyiraminani. Na Minani. Ariko harakandi ngo kazina batubwiye ngo witwaga kera. Ngo kwa Nyirabarasa. Nyirabarasa. Nuko narasanaga n'ishyamba kera tukigera mu mashyamba. Warasanaga? Narasaga. Wagiye kumva ngo wumva? Numva bari mu bishyimbo baraterura nkagira ngo nimbe bazi. Byari kuri Noheli. Kuri Noheli. Numva baraterura. Ubwa mbere na mbere rero mbatangira ubuzima bwanjye uko bwaje. Yego. Mbere na mbere baraje numva bakubise urugi. Ngize ngo yewe muntu ukinguye simba ngira uwo ntakira. Birumvikana. Aba yansingiriye arambo. Arakubonye kuko igitenge nari nambaye akiku nasohokanye mbyutse aba yakimpambirije ku munwa hambira gutya inyuma. Arangije amaboko arayahambira. Noneho kugira ngo nzanabeho ubwo arankubita bari bampaye amafaranga y'ingoboka bajyaga baduha. Kambwira ati nta mafaranga nzi ko yabonye. Nta mafaranga nzi ko yabonye agakuru. Noneho ngahonda amaguru kubera kuko ntavugaga. Gahonda mbarangira aho nayashyize munsi y'ibuye ryari ku musego. Arorosora aho nakubitaga amaguru. Arebye abona agapfunyika ahita gatwara shinguza kashi power. Kashi power. Nari mfite amatara. Wari ufite n'umuriro hano bari bagahema. Nari mfite umuriro. Kagame yari yarampaye amatara rwose. Ihangane. Ubwo ibyara bijyana. Bukeye baragaruka bantwara inkwavu nari mfite 7. Nsigariraho. Udushyimbo twiyo ntubonye kereka kuduhura namaze kuduhura nkari wo ntubitsa. Sinaturaza. Birumvikana. Ubwo rero ejo bundi kuri Noheli nibwo bazaga numva. Ubwo muvayo muzi nanga aha turi se tuje nabiseruka ari uduhamagaje. Raza dukorera inama ati mbagabo ni mu ntaba. Muviyo ngiyo se mu ruhango n'intuze n'amaguru mpaka. Twaje n'amaguru. Wikoreye agasambi. Reka. Nagakono. Nagakono. N'abana. N'abana. Hanyuma se hara mu gihe wabayeho ko numva ari haro ngo bagumesere abami hari umwami waba warayigeze wumva amateka yiwe cyangwa warabayeho no hari. Mba rero mbyiruka. Nabyirutse ku bwa Rudahigwa. Rudahigwa. Nanashingiwe no ku bwa Rudahigwa. Rudahigwa bandanze ubwa gatatu bavuga ngo Rudahigwa yatanze yaguye Bujumbura. Ubwo noneho bati aba bakobwa ntibazasezerana bati ubwo umwami avuye mu gihugu. Noneho hashize iminsi twumva ngo Kigeri yagiyeho. Ubwo rero turasezerana. Barasezerana. Bwa Kigeri. Ndahindura. Ngaye nguko. None se tubwire mu buzima mwabaga mubayeho n'umwami wanyu kumubona umwami nuko mwamufataga niyo mutabaga mumubona. Wavaga hangaho ukajya kureba umwami ngo yaje aho. Oya ariko hari uburyo mwamwumvaga nkuko mwumva president n'ubundi president bumwe nta muntu abaturage bose uko bamubona ariko hari uburyo baba bamwumva mu mitwe yabo n'uburyo baba bamufata kuri bo. Nubwo icyo gihe mwamufataga umwami nk'iki yari umwami nyine w'igihugu. Ubwo abatwara yakoreshaga ubuyobozi bwe bwabashyikagaho gute mu buryo bworoshye? Kereka baburugomesitiri nibo badukoreraga inama. Babakoreraga inama. Nta maturo mwajyanaga ibwami se? Nayo. Mbyiruka ko n'umwana se ku bwa Rudahigwa aho aviriyeho akajyaho Kigeri nawe yavaho akajya kwibada nuko byagenze ariko nyine nibyo. Uratubwira iki kubijyanye n'umusoro w'abagabo? Yabawe. Icyo gihe se niba barasoraga na 20 niba barasoraga ngaye bunabikubwira koko. Wiwe karari. Ngaye nguko. Ngaye nguko. Ngaho murabyumva rero kandi ni byinshi umukecuru urumva ashobora kuba azi yaba ari kuhereye ku ngoma y'abami kuza gukika imbere. Wenda nta mwanya muhagije twe dufite kugira ngo tube twaganira kuri byinshi ariko muri bikeya icyari kituzinduye no kumenya ati se uyu mukecuru koko ubuzima batubwiye abayemo nibwo arimo nkuko twababwiye. Uratubwira noneho tugeze ku buzima bwawe aka kanya ubayeho gute uhereye mu gitondo muri iyi minsi bari kuvuga ko imyaka ngo hirya no hino yanze ngaho tubwiye duhereye ku munsi mukuru wawufashe gute byakugendekeye? Umunsi mukuru niwo baje bantwarira udushyimbo mu nzu.
bantwarira udushyimbo twari turunze mu nzu hariya muri saro nagiye kumva numva nta kare rero nta tuntu ngira dukinga imbere n'utubuye nshyira munsi y'urugi. Katurebe dore murahabona inzu yiwe uko imeze. Urumva uko umukecuru atubwira wehe ku minsi mikuru ntabwo byamugendekeye neza nk'uko vuga. Reka dukomeze tuganire. Ngaho komeza utubwire rero kimeze uko asimbuka ndi umucanshuro nanjye birumvikana. ubwo iyo ntagiye mu kazi ndasimbuka nyine nkaza nkamufasha. aherutse no kumutwara inkono y'ibiryo bamutwara n'itoroshi acanaga mu nzu kuba amatara barayatwaye. Ubwo na cash power nko bivuze bayitwaye n'amasinga se byose babiciriye hejuru nyine yaryamye nkuko ngitondo araza ati mwana wa nti ati by'amatara bayatwaye nti ndagukorera iki nuko nyine bihorera bajyane icyangombwa nuko bagusize uhumeka. Hanyuma se ubundi ngende ndibaza iyo mwumvishe cyangwa se n'ubuyobozi iyo bwumvishe ko hari icyo kibazo cyabaye bubikoraho iki? Twebwe nk'abaturage ntacyo twarenzaho tugiye hejuru y'ubuyobozi. Oya ntagaruko byifashe nimba hari ikibazo cyabayeho runaka mushobora kuba mwakimenyesha ubuyobozi nabwo icyo badashoboye nabwo hari inzego nago ziba nongeye kubasuhuza ntimugire amahoro y'Imana muri uyu mwaka dutangiye wa 2026 mvuti uzababere uwishya n'ihirwe mu byo muzakora byose. Duhereye ku bari mu Rwanda turabashima cyane kubana natwe ndetse n'abari hirya no hino bwota amasimbi abari mu Burayi muri Amerika ndetse muri Asia ndetse no ku mugabane wa Australia turabashima cyane gukurikirana Ivuko Ryacu TV. Muri aka kanya rero twagize amahirwe yo gutembera tugira mu karere ka Nyanza. N'urugendo rutoroshye cyane twakoze uhereye mu gitondo ubu tugeze hafi isaha yani ya saa 9:03 nibwo tugeze kuri uyu mukecuru. Uyu mukecuru ni umukecuru avutse muri 34 afite byinshi agiye kutubwira ariko by'umwihariko ibyinshi ni ibiteye agahinda ku rwego rwo hejuru. Twibaje byinshi twibaza niba uyu mukecuru kuko niba nta bantu bashobora kuba bamukurikirana ngo barebe imibereho yiwe bagira icyo bamufashaho ariko ntabwo ikibazo kiwe na n'ubu baragira umuti bagitorera ariko turagira ngo atubwire byinshi aratugira amateka ndetse atwereke na byinshi byagiye biranga ubuzima bwiwe. Rero tutabarambiranye murabona aho turimo turabereka aho atuye ni ahantu bigaragara ko ari wenyine. Murabona ibi bishanga murabona hirya no hino nta muntu uhari niwe wenyine uhari. Rero byaduteye ikibazo n'ubwoba bwinshi kuntu umukecuru abayeho nta mwana n'umwe nta muntu n'umwe wo kumufasha uretse ubuntu bw'Imana. Turagira ngo rero atubwire ibibazo ahura nabyo n'ibyo aherutse guhura nabyo muri iyi minsi ishize. Rero bana nanjye guhera kuri iyi ntangiriro ya video kugeza irangiye uri buze kubona byinshi, uri buze kumenya byinshi ku mateka y'abami bagiye babaho nuko byari bimeze ubuzima bwa mbere uko bwari bwifashe, na nyuma uraza kureba byinshi bibabaje uyu mukecuru yakorewe ku myaka 92 ariko kugeza na n'ubu akaba nta muntu ushobora kuba yagira ubutabaza amuhereza. Rero bana nanjye nyuma y'ibyo ngibyo tuze kubana nyuma ugira comment uri buze gutanga kugira ngo tugire icyo umusanzu twatanga mu kubaka ndetse no guhumuriza uyu mukecuru. Nimba muhareba murarebamo ahagana haruguru hariya iriya nzu ndakeka murebaho hirya no hino nta yindi zihari. Nimba muri no kumureba dore nuriya wicaye hariya aba yicayemo hariya wenyine, dore murebemo hirya hino hose nta muntu n'umwe uhari. Rero turagira ngo tutabatindiye tumugeraho tumuganirize tumubaze ubuzima bwe uko abayeho ndetse araza kutubwira amateka menshi naribuze kutwemerera. Bisa nkaho tumutunguye nimba mubibona turagira ngo tumugereho noneho dutangire tubuze twamuvugisha atubwire byinshi bitandukanye.
twumvishe amateka amuvugaho ariko ntabwo twabashije kugira icyo tubivuga tutabanje kumugeraho. Nagira ngo murabona aho atuye ni ahangaha, akazu abamo ni akangaka k'amategura. Ndabona n'amashayi yarakamaze, muraza kukabona neza. Nawe ahari n'uyu nguyu, dore buri gihe ahora yicaye ahangaha imbere y'umuryango wiwe. Turagira ngo rero tumuvugishe muri makeya. Mama uraho? Mukecuru uraho? Uraho? Iteka ryose. Uraho nawe? Turashaka ko tuganira. Yeza kumpe. Turagira ngo tuganire, ambara aka kantu tuganire. Uba wicaye ahangaha? Ko wicaye ahangaha? Ikimuga ndaho naramugaye ni amatako, umugongo. Ndabona utuye aha hantu uri wenyine. Ahantu ni wowe wenyine, ubu se izi ubu ntabwo ugira ubwoba iyo turi kuri iki gishanga? Wakubwira udushyimbo bankubitiye abaturage kuko je ntacyo nshobora gukora. Baraje baradutwara mu nzu. Baradutwara mu nzu? Nta kintu ngira. Uri unarimo? Kuri Noheli ndyamye, none se nabyo wakumva umuntu yaje mu nzu arimo ayo ibishyimbo dore yabi Buretse gato. Umukecuru cyangwa se tumugereho aho ari, muramubona, twaberetse aho atuye uko hameze. Na ahangaha akazu abamo ni akangaka. Mugerageje kureba neza murabona imiterere yako uko bimeze, ndetse na location cyangwa se ahaherereye ni nkawe wa mbere ubanziza ku gishanga. Muri make nta muturanyi wa hafi afite. Turagira ngo rero tudatinze dutangire tumuganirize, atubwire byinshi kuri we. Gusa mbere ya mbere turagira ngo banze twibwire. Bakwita nde mukecuru? Kaderosera Nyiraminani. Na Minani. Ariko hari akandi ngo kazina batubwiye ngo witwaga kera. Ngo kwa Nyirabarasa. Kwa Nyirabarasa. Nuko narasanaga n'ishyamba kera tukigera mu mashyamba. Warasanaga? Narasaga. Warasaga gute? Natemaga ishyamba. Umugabo wanjye agafata umuhoro ngafata undi tugatema. Dutanga abandi no gutera ikawa. Ubwo rero ako kazina niho bavugaga bati. Niho bagakuye. Nguri Nyirabarasa. Baturiye so umugore ni Nyirabarasa. Ariko twaje no muri 62 hari amashyamba. Hari amashyamba. Hari amashyamba. Ubwo aha hose nahawe? Dikada. Umugabo wanjye yashatse abagore benshi. Yashatse abagore benshi. Noneho aha ni mu mugabane wisambu yari yanjye n'umugabo wanjye. Ubu hacitse n'imigabane 3 y'abagore beba uko twari batatu. Urakanjye naka. Akawe? Aka naka umwuzukuru wanjye umuhungu wanjye wapfuye. Akangaka? Akanjye naka kari mu tugitsina. Warakonze ishyamba. Dore cyabiteye. Umugabo wanjye yashatse abagore 2 nanjye wa gatatu mukuru. Bimukanye. Noneho abashatse bukeye atugabanyamo 2. Abana be b'abagore be bajya muri icyo gipande cyo hirya. Noneho nanjye n'abana banjye umwe yarapfuye ariko yari yubatse. Noneho n'uwo muhungu wanjye wundi. Ubwo noneho nanjye turagabana n'abana. Aho rero umuhungu wanjye apfiriye mukuru nibwo mfashe abana be mbaha 8. Nawe uburaho usigarana nawe. Hanyuma ko utubwiye yuko mwakonze nyine urumva ko batubwiye ngo nguri Nyirabarasa sinzi birumvikana nyine nkuko dusobanurira iryo zina byavaga ku bukaka wari ufite. Byumvikane yuko nimba mwarageze nanga muhasanga amashyamba mwari mufite uburenganzira bwo gukonda ahantu hanini cyane. Kubera iki mutakomerejeho ngo mukonda ahantu hanini? Bagize peyizana. Bake ba peyizana. Peyizana bishatse kuvuga iki dusobanurira? Niyo ngoma yari iriho nyine ubwo ni bagize peyizana no bakatama amasambu. Bagenda badukatira amasambu badusingira za soira beto. Noneho rero bazaga bakakata bitya. Umuntu aguma mukwe, ndaguma mukwe.
aho rero umugabo wanjye azaniye abo bagore nibwo abanyijemo kabiri jyewe mperera ukwanjye n'abagore be bahereye ukwabo. Noneho rero haza kujyaho rero abana be. Ubwo rero imibereho yanjye aho abana mariye kubahera nyine abana b'umuhungu wanjye. Umuhungu wanjye yari afite abana babiri. Umukobwa umwe yari atuye hariya kuri Marisha, undi ari mu Marangara ahitwa Imusumba. Niwe nyiri uyu murima. Uwo haruguru nanone uwo mukobwa nabuhaye wa Vodi yarawugurishije. Noneho umuhungu wanjye nawe ndamuha. Aha rero nkuko dushyitse aha ngaha ni abantu bagiye baturangira ko hano hari umukecuru ubayeho mu buryo butoroshye bubabaye bukomeye. Njyewe nageze n'aha ngaha numva ngize ubwoba bari kumbwira bari kunyereka inzu yawe nkabona niyo yawe wenyine, nkibaza ati se ubundi ni gute uryama muri iyi nzu wenyine? Ntayiryamamo se umva umukazana wanjye ntiyampa abana be ngo baze kundaza. N'umuhungu wanjye kuza kunsura kereka yiyibye akaza umugore atabizi. Aha noneho turagira ngo tuganire ku bijyanye n'ubuzima bwawe uhereye mu butoya kugeza magingo aya ngaya, turaza kubisubiramo. Uratubwira muri icyo gihe habayeho mu bijyanye no kugabana imirima n'ibiki no gukonda, nkeka yari mu gihe kiriya gihe cya Repubulika cyangwa mu gihe cy'abami? Oya, tugabana hari ku bwa Habyarimana. Mugabana baduha n'amasambu hari ku bwa Habyarimana. Umutware wacu yari Biseruka. Niwe wari burugumesitiri ni dase Biseruka. Ni nawe waje kudutabaza ati bantu bo mu Marangara, abantu bo mu Rukiga, nimuze mu ntabare inkende n'ingurube n'inyamaswa zandembeje. Gute? Hari mu mashyamba nyine. Wabonaga aho winjirira se? Byabaga bikomeye cyane na. Kugira ngo nzagende iryo zina ntijyavuye ku buye. Naragendaga ngafata umuhoro umugabo agafata undi. Tugatema igihuru nkamutanga kugera ku gihuru ku gishyitsi. Twaba tujya mu mishyikirano y'abaturage bo hakurya rero barabanaga ariko hari mu mashyamba. Ngafata umuhoro nkagenda ntongora abagore tukambuka tukajya hakurya. Ubwo nta nzira nyine yabonekagamo. Ubu ntabwo washoboraga kureba umuntu uri hakurya n'amazi iyo utazindukaga. Niba ari ingurube yabaga yanyaye, niba ari impongo yabaga yanyaye, wapfaga kuvuma utwo turoho. Hehe. Hari mu mashyamba kabiri. None nta hantu nyine nje ndibaza noneho se mu bijyanye no gukenera ngo umuntu uzakenera guteka nko guteka mwatekaga gute nk'ibyo tuvuge nk'umunyu, isukari, ibibiriti kubibona ubwo muri ubwo buzima bye bimeze bite? Isukari sibyo byabagaho. Twatemaga amashyamba tukajya kuvoma ayo mazi, hakabaho hari ahamariba manini biriba binini bakagenda bakajya kuvoma hitwaga muri Giteme ariko ubundi nyine twanywa gutuzi two mu ntuza amasukari se yabaga. Hanyuma gucana iyo mwakeneraga ibintu byo kugura mwaguraga gute? Mwakoreshaga amafaranga mwakubagaho mu buzima budafite amafaranga se? Twahingaga imyaka ikera hareraga koko niyo kabaga ari akantu kangana n'agacyo wakuragamo n'umufuka. Ubone mukajyana ku masoko. Ose isoko mwatundaga ryari ryo? Twarabihunikaga tukarya. None se ntabwo numva ubwo buzima mwari mubayeho muri icyo gihe? Twari dukomeye icyo gihe. Nyine nkavuga ibindi bintu ukenera wowe utabona, ukeneye mu buzima busanzwe, udafite, udakora. Wabibonaga gute? Umunyu hari abacuruzi bacuruzaga. Noneho ukagenda nari ngifite n'imbaraga ukagenda ukagura umunyu. Ariko ubwo yabaga ari kure cyane. Mbere wabaga he? Twabaga ahantu Imushubati. Imushubati? Hari muri komine Mukingi. Ubwo ni muri Ruhango. Ubwo muvayo muzi nanga aha turi se tuje naha Biseruka ari uduhamagaje. Raza dukorera inama ati ni mbagabo ni mu ntaba. Muviyo ngiyo se mu Ruhango ni ntuze n'amaguru mpaka. Twaje n'amaguru. Wikoreye agasambi. Reka. Nagakono. N'abana.
hanyuma se mu gihe wabayeho ko numva ari haro ngo burugumesitiri abami hari umwami waba warayigeze wumva amateka yiwe cyangwa warabayeho nawe ahari? mba rero mbyiruka nabyirutse ku bwa Rudahigwa nanashingiwe no ku bwa Rudahigwa. Rudahigwa bandanze ubwa gatatu bavuga ngo Rudahigwa yatanze yaguye i Bujumbura. Ubwo noneho bati aba bakobwa ntibazasezerana, bati ubwo umwami avuye mu gihugu. Noneho hashize iminsi twumva ngo Kigeli yagiyeho. Ubwo rero turasezerana. Murasezerana Bwa Kigeli. Ndahindura. Ngayo nguko. None se tubwire mu buzima mwabaga mubayeho n'umwami wanyu, kumubona umwami nuko mwamufataga niyo mutabaga mumubona? Wavaga ahangaho ukajya kureba umwami ngo yaje aha. Oya, ariko hari uburyo mwamwumvaga nkuko mwumva perezida, n'ubundi perezida ubwo nta muntu abaturage bose uko bamubona, ariko hari uburyo baba bamwumva mu mitwe yabo n'uburyo baba bamufata kuri bo. Nubwo icyo gihe mwamufataga umwami nk'iki? Yari umwami nyine w'igihugu. Ubwo amatwara ye yakoreshaga. Ubuyobozi bwe bwabashyikagaho gute mu buryo bworoshye? Kereka ba burugumesitiri nibo badukoreraga inama. Babakoreraga inama. Nta maturo mwajyanaga ibwami se? Nayo mbyiruka ko n'umwana se ku bwa Rudahigwa aho aviriyeho akajyaho Kigeli nawe yavaho akajya kwibada, nuko byagenze. Ariko nyine nibyo. Uratubwira iki ku bijyanye n'umusoro w'abagabo? Icyo gihe se niba barasoraga na 20 niba barasoraga ngaye bunabikubwira koko. Wiwe karari. Ngayo nguko. Ngaho murabyumva rero, kandi ni byinshi umukecuru urumva ashobora kuba azi, yaba ari uhereye ku ngoma y'abami kuza gukika imbere. Wenda nta mwanya muhagije twe dufite kugira ngo tube twaganira kuri byinshi, ariko muri bikeya icyari kituzinduye no kumenya ati se uyu mukecuru koko ubuzima batubwiye abayemo nibwo arimo nk'uko twabibabwiye. Uratubwira noneho tugeze ku buzima bwawe aka kanya, ubayeho gute uhereye mu gitondo? Muri iyi minsi bari kuvuga ko imyaka ngo hirya no hino yanze. Ngaho tubwiye duhereye ku munsi mukuru. Umunsi mukuru wawufashe gute? Byakugendekeye? Umunsi mukuru niwo baje bantwarira udushyimbo mu nzu. Bantwarira udushyimbo twari turunze mu nzu hore muri saro. Nagiye kumva numva nta kare rero nta tuntu ngira dukinga imbere, n'utubuye nshyira munsi y'urugo. Katurebe. Dore murahabona inzu yiwe uko imeze. Urumva uko umukecuru atubwira wehe uti uku minsi mikuru uti ntago byamugendekeye neza nkuko vuga. Reka dukomeze tuganire. Ngaho komeza utubwire rero. Wagiye kumva ngo wumva? Numva bari mu bishyimbo baraterura nkagira ngo nimbe bazi. Byari kuri Noheli. Numva baraterura. Ubwa mbere na mbere rero mbatangira ubuzima bwanjye uko bwaje. Yego. Mbere na mbere baraje numva bakubise urugi. Ngize ngo yewe muntu ukinguye simba ngira uwo ntakira. Birumvikana. Aba yansingiriye arambo. Arakubonye kuko igitenge nari nambaye akiku nasohokanye mbyutse aba yakimpambirije ku munwa. Ahambira gutya inyuma. Arangije amaboko arayahambira. Noneho kugira ngo nzanabeho ubwo arankubita, bari bampaye amafaranga y'ingoboka bajyaga baduha. Kambwira ati nta mafaranga nzi ko yabonye. Agakubita. Noneho ngahonda amaguru kubera kuko ntavugaga. Gahonda mbarangira aho nayashyize munsi y'ibuye ryari ku musego. Arorosora aho nakubitaga amaguru. Arebye abona agapfunyika ahita agatwara ashinguza kashi power. Nari mfite amatara. Wari ufite n'umuriro hano bari bagahema? Nari mfite umuriro. Kagame yari yarampaye amatara rwose. Ihangane. Ubwo ibyara bijyana. Bukeye baragaruka bantwara inkwavu nari mfite 7. Nsigariraho. Udushyimbo twiyo ntubonye kereka kuduhura, namaze kuduhura nkareba ntubitsa. Sinaturazaho. Birumvikana. Ubwo rero ejo bundi kuri Noheli nibwo bazaga numva bari mu bishyimbo. Na kumbuga barabimwiba. Inkono yatetse. None mwebwe mumufashe iki?
hari uburyo aradutakira nyine tukamutabara nk'uko ari wakwemera kutuvugisha se nakubwira rwose watubwira uwumvishe ibyo uyu mukecuru ari kuvuga ku bijyanye n'ukuntu imyaka yiwe ibintu byose mbega tubwire muri makeya uko uyu mukecuru mu buzima bwiwe uyu mukecuru yabanye na mama mama yaritahera atahutse nyine yarapfuye ariko uyu mukecuru asigara mu kigo cyiwe nka nyogokuru mukunda kubi n'abana banjye bamukunda kubi ahubwo abangaha aragira ikibazo cyamugeraho akaza ati mwana wanjye ikibazo kibazo kimeze uko asimbuka ndi umucanshuro nanjye birumvikana ubwo iyo ntagiye mu kazi ndasimbuka nyine nkaza nkamufasha aherutse no kumutwara inkono y'ibiryo bamutwara n'itoroshi acanaga mu nzu kuba amatara barayatwaye ubwo na kashi pawa nk'uko yabivuze bayitwaye n'amasinga se byose babiciriye hejuru nyine yaryamye nk'uko mu gitondo araza ati mwana wa nti ati bya matara bayatwaye nti ndagukorera iki nuko nyine bihorera bajyane icyangombwa nuko bagusize uhumeka hanyuma se ubundi ngende ndibaza iyo mwumvishe cyangwa se n'ubuyobozi iyo bwumvishe ko hari icyo kibazo cyabaye bubikoraho iki twebwe nk'abaturage ntacyo twarenzaho tugiye hejuru twaba tugiye hejuru y'ubuyobozi oya ntabwo ari uko byifashe nimba hari ikibazo cyabayeho runaka mushobora kuba mwakimenyesha ubuyobozi nabwo icyo badashoboye nabwo hari inzego nabwo ziba zindi ziri hejuru zishobora kubafasha biramenyeshwa ariko kubera ko nta muntu aba azi runaka avuga ngo ni runaka wagize uku abayobozi babashe kubukurikirana nyine ararekera akaguma kubera ko ntago yaza ngo avuge ni runaka wantwaye iki ndamuzi ntawe nzi baza nijoro nasinziriye ubwo no kuvuga ngo kuri Noheli ibishyimbo bye barabitwaye mbere yaho byari byagenze gute umuriro we barawuciye bari bamuhaye n'ibindi bintu bitandukanye mbere yaho bari bamutwaye udufaranga bamuha mu ngoboka yari yayavuze yari yayabonye amaze kuyabona barayamutwara ati reka nisumbushe utu dushyimbo nduhure wenda nzabona icyo ndya kuri Noheli wenda mbashe no kubona agacupa nabwo bukeye Noheli bukiri bubi nibwo babitwaye yabaye uwo munsi babitwaye natakiye abanyamuganda bakoraga ahangaha twari turimo dusarura ibishyimbo hano yego ibishyimbo byanitse aho uhagaze hafi aho ngo agiye kuri toilette turimo dutunda ibishyimbo tuzana ku muhanda twikorera ibishyimbo tuzamutse hariya tugeze hararuguru arongera aravuga ati bya bishyimbo byanjye barabijyanye nabyo barabijyanye bikurikirana n'ibyo mwakwemera ko amashushanyo tuyerekana se mwebwe hari icyo bitwaye watubwira nawe ibishyimbo kuri Noheli mu gitondo nka saa 4 niho babitwara bamaze kubitwara babitwariye aho hafi ibyo batwariye aha ni ibyo umuntu yari yamfunguriye nawe ibindi babitwaye kuri Noheli mu ijoro rya Noheli ubwo rero uyu mukecuru nta kintu bamufashaho na gitoya ntacyo bamufasha nta na gitoya hari igihe byantangaje ko umuntu w'umukecuru hano ku gishanga kandi afite abantu b'umuryango we nta kintu bamumariye bahora bamuteragirana nawe uyu mukecuru arakomeye muri make n'ubundi mwaturangira neza uretse kumva gutyo ngewe n'ubwa mbere hano ni muri Nyanza se muri Nyanza umudugudu ni uwihe Nyamiyonga akagari ni Kimirama aha ngayo ubwo rero kuri Noheli rwose bamukoreye agashya twari turaha rwose tumwe turi ibishyimbo ngarutse ngo agiye kuri toilette yari yabyanitse aho rwose avuga ati reka mushakire umuntu ubigura arangije umuntu wahiraga hano niba ari wahiraga ibyatsi by'inkwavu niba ari wabiteruye ntabwo wabiteruye umukecuru akunda kumbabaza cyane nanjye iyo nzamutse hano ntera agahinda kamwe tuwamuhaye kabiri ubwo rero nanjye kaba nta kintu ufite ahubwo rwose umukecuru nta kintu ufite niko nkibona nzakikugurira nuko ugasanga rero ubuzima bwe n'ubwo abayemo muri iki gihe cya none ntabwo abayeho neza twumvishe ibibazo bitandukanye uyu mukecuru yagiye agira nk'aho nk'umuturage uturanye n'uwo mukecuru uzi byose
tabariza gute uramutabariza gute kuko urumva ko nta nubwo ari ukumusabira no kumutabariza uramutabariza gute mu buhe buryo ngiye ikintu namukorera yenda ni ukuvuga ngo aha hantu bakoresha ubushoboka byose kugira ngo aha hantu ahave asanga abandi ku mudugudu kuko aha harabangamye rwose kuko nuwaza nijoro yamuhemukira ugasanga mu gitondo ari umurambura ahubwo n'Imana batwaraga ibyo bishyimbo ntabumva baterura bajyana hanze ngatinya kubyuka ngo batankubita umuhoro cyangwa bakakomoga n'ubumuga mfite burampagije noneho nawe jya watubwira weho ku giti cyawe ni iki wasabira uyu mukecuru ikintu nasabira uyu mukecuru ndamusabira yuko bamukura mu kabande bakamujyana ku muhanda nk'abandi kuko n'uwamwica yasemera n'umudugudu wose cyangwa akagari kose kakabazwi intumbi yiwe kuko n'akagari yaramutse yapfuye n'akagari byabagiraho uruhare kuko nabo nta kintu baba bamumariye murakoze cyane twishimiye kuba wenda rese mubasha kuba wenda rese hari uko musobanura ibintu bitewe n'uko mubibona ariko wenda rese tugarutse kuri uyu mukecuru tukugarutseho wowe ku giti cyawe urasaba iki umuntu uwo ari we wese cyangwa se yaba ari leta n'umuntu uwo ari we wese uri kureba iyi televiziyo ikurikirwa n'abantu batandukanye ndazi neza ko abantu bakurikirana iyi televiziyo ari abantu bagira umutima w'impuhwe ndetse n'urukundo si ibyo byonyine na leta ubwayo irakumva cyangwa iranakubona gira icyo uyibwira aka kanya yewe icyo nabwira leta y'u Rwanda ni uko inkunga basubira bakampa inkunga yanjye inkunga yari ifitiye akamaro yarazaga bakanguriramo udukwi two gucana bakanguriramo n'icyo kurya bakanyikopeshereza n'ubu ndimo imyenda myinshi cyane bancukije ntishyuye icyo nsaba leta y'u Rwanda rero uretse gatoya bagucukije se kubera yuko noneho wishoboye nanjye nicyo cyambabaje nagiye kubaza na gitifu ndamubaza ati ntabwo ari twe twabikoze ahubwo byavuye ku murenge baza bavuga abavuye ko mwacutse ndibaza nti ko ntahaguruka ngo mbashe ubuhinga ngo mbashe ubwivomera amazi dore uyu mwana niwe wogowe uyu niwe ngoreweho n'akariya kana ke akakanzanira akakavomera amazi akakohereza ubu ngubu mperuka guteka ni ukuri kw'Imana ndahimana yo mu ijuru nta kintu mperuka guteka uretse gusoroma utuboga nkandara ngasoroma utuboga ngateka ahubwo se twura dusoroma dore aho ngaho hose ubundi leta y'u Rwanda ikwiriye kunsubiza inkunga yanjye nimbona utwo dufaranga nkongera kutubona nzashima Imana kubera yuko izaba inshubije icyubahiro cy'ibyo nari ngahe nk'uko rero basubiza inkunga rwose bagusubiza inkunga yawe uravuga ati munsubize inkunga yanjye basubiza inkunga yanjye yahajya n'iy'ingoboka n'ingoboka z'abatishoboye aha ikindi wasaba uretse nyuma yo kugusubiza iyo nkunga yawe ikindi nasaba ubonye nuko ngenda jya gutangaza ku mudugudu se nzajya ku mudugudu ahangaha icyo mpakundiye ni uko mbona umwana nk'uyu akanzanira utuzi ubundi iyo ntabonye umvomera nkigira amafaranga nahaga mwana nk'ijana ntigenda nzanira utuzi kuri kane ubundi nkoye amazi yo hejuru ayo mu gishanga tubona ameze uko akika amaguru ayo ngoko nayo naba yambomera simpururu ubonye uko ngenda none se haguruka ugende turebe uhaguruka se bwo utamuhagurukije yahagurutse uyu mubyeyi ni umugenzi nawe ahora mbona dore ahubwo njye hari igihe ngira ngo yarangije nkahamagara nukagenda nukubayeho none se banjyana ku mudugudu uwo mudugudu nkazakura nibansubiza ingoboka yanjye ubuzima busanzwe nzaba mbubonye nzajya nemera niba yampa nyabitsi umuntu ayambikire nk'uko ampahira ubundi ninde ugutunze wundi umpahira ni umwana w'umukobwa nawe ari hirya hariya niwe ujya kunzanira n'utwo dufaranga iyo natubonye akanzanira iyo rero nyararanye
nibwo wumva baza kuyanyamura ubundi niwe uyabika akambikira akajya ajya kumpahira icyo ndya akampahira udukwi akaza akanshyirira inkono ku ziko umuntu mwihorera imana oya mubwihorere aha ubundi bansubiza inkunga uwo mwana azajya atumfatira amuhahire nk'uko yamuhahiraga ariko sinasubira sinayabika bibaho kuva bayantwara ubwo batwaraga kashi pawa ntabwo nongeye kuyabika naramubwiraga nti genda ujye umuhahira none kugeza ubu inzara igiye kunyica byonyine. sawa mwakoze wakoze kandi nawe umukecuru kuduhereza umwanya ngo tuganire wenda hari benshi nk'uko nakubwiye bari bakurikirana ikindi kandi twabwira n'abayobozi ikibazo cyawe ufite bakaba bagikemura nkeka yuko nabo ibi byose baba babibona cyangwa baba babyumva bakwiye kukwegera bakaba bagira icyo bagufasha ndetse n'umuntu uwo ari we wese dore ndabatabarije nanjye nk'uko n'abandi baturage bagiye batabaza uyu mukecuru umuntu uwo ari we wese waba ufite buryo ki bwo kuba yamufasha kumufasha. ese mukecuru hagize umuntu wakenera kugufasha yagufasha mu buhe buryo? ko yamfasha ntiyamihene bayiba mwabyumvise rero hano uwashaka gufasha uyu mukecuru tubwira aho bongera ubibutsa aho bagusanga. aho bansanga hano uko bahita hano ni Nyamiyonga umudugudu wa Nyamiyonga ku iteme ryambuka rijya muri 5 ikinazi. ariko aha turi ni muri Nyanza dore tugabanywa na Ruhango n'uyu mugezi uyu mugezi niwo tugabanya rwose. abagira neza abaterankunga bakwiriye kumfasha nk'ubu iyo ntabonye umuntu ntimpa kabiriti iyo ntabonye umuntu ntimpa gasabune yampa kijana uwamaye akijana nagize umugisha umuntu araza mesera kagakanza ariko ubonye imyenda iri mu nzu ukuntu imeze byagutera ubwoba kubera kutashobora kuyimesera kubera kutagira agafaranga ko kuyigura. Kurimo kuvuga se ibijyanye n'imyenda n'agasabune n'akabiriti gusa kuryaho urabona byoroshye se? Hari ubwo uhinga n'abaturage barabizi ntabwo mpinga rwose ntabwo mpingirwa naha mpahingirwa n'uwo mukobwa wajyaga ajya kunzanira udufaranga nuza akahantingira akantirira agatabire naho ujye ntacyo nishoboreye ntacyo nshoboye rwose. umwaka n'uwa 10 ntangiye ngenda gutya haba iyo binanira no kujya hanze ngakurura ikibuno nkagenda nkurura ndaho gusa ngo gute ndiho nabi kubera kuko ntagira n'icyo niyorose n'uburingiti bwanjye barabutwaye barakwibye bakwiba n'uburiri uburingiti barabutwaye n'uburiri nyine n'uburiri barabutwaye ubu niyorose. ngaho rero mwabyumvise uwavuga ntiyayamara uko umukecuru abayeho ni ubuzima butari bwiza. rero hageze uwakenera kumufasha yagera hano aho atuye nk'uko babitubwiye mu mudugudu wa Nyamiyonga akagari ka Kimirama umurenge wa Busoro ubwo ni mu karere ka Nyanza. uwo bitakorohera kuba yamugeraho mu bundi yavugisha Ivuko TV rikaba ryamufasha kuba ryamugeza kuri uwo mukecuru cyangwa se no kuba nawe bamufasha kuba yagira ngo iyo nkunga ibanje yamushyikaho.